Aha ngaha ngiye gutangira kubigisha porogaramu yitwa Revit, iyi niyo tuzajya dukoresha dushushanya iby'amashanyarazi, dushushanya inzu, dushushanya amatiyo y'amazi, dushushanya na za mashini zitanga ubukonje n'ubushyuhe n'imyuka myiza. Ubwo rero iyi porogaramu irakaze, ubu ngubu niyo iri gukoreshwa ku isi yose, abenshi abazi iyo bita ArchiCAD, ariko ubu ngubu iyi niyo turi gukoresha. Aha rero ndi kugira ngo mbereke za sampo zayo, uko iba imeze iyo wamaze kubishushanya. Aha ni amaporogaramu y'ibintu biba bikenewe, iyo ari architecture nyine ubwo ni ugushushanya amazu, iyo ari ibyantuzi by'amashanyarazi handikamo electrical, iyo ari bya bindi bizana ubukonje n'ubushyuhe hano haba handitseho ngo mechanical. Ubwo rero ibyo byose tuzabyiga, noneho turebe ko twakongera ubumenyi, turebe ko twagira ikintu tugeraho kiruta ibyo abakurambere bacu bagiye bageraho. Ni gutya rero ni gutya iba imeze. Aha niho hahandi nababwiye ko tuziga uko ubona inyubako izaba imeze nibamara kubaka, ni uku nguku. Hano ni mo imbere murabona uko haba hameze, aha ni mo imbere. Ibi rero nibyo dutanga ku mukiriya, ni gutya tuyitanga. Aha ngaha ushyiraho aderese z'ababishushanyije, igihe yashushanyirijeho n'uko poroje yitwa, n'ikirangantego cy'iyo kampani yabishushanyije. Iyo ni sampo ya mbere. Iyo rero uri gutangira noneho ibi ngibi dushobora kubibona mu buryo reba ubundi buryo tubibonamo, nka kwa kundi bashushanyaga n'ikaramu kera, ubibona gutya niyo ya nzu nari maze kubereka aka kanya, niyo iyi ngiyi. Ibi ni ibyumba, aha ngaha ni muri salo, aha ni muri aho bakorera inama, noneho ibi bari kutubwira ibyo ari byo: urwogero, muri horo, muri sale polivalante, igikoni, aho bafurira, aho bicara baganira, n'ibindi n'ibindi. Nguko uko biba bimeze. Hejuru rero aha ni kuri etaje ya mbere. Kuri etaje ya mbere ni uko hameze, naho harimo ibyumba, icyumba kinini cyo kuraramo gifite na za dushe byose, icyumba kindi, murabibona ni uku biba bimeze. Noneho sayiti aho yubatse ushobora kubibona gutya. Ubu tuvuge ko wenda uri mu ndege ugafotora, ni gutya uba ubibona. Iyi ni ubunini bw'aho iriya nzu yubatse, ni umuzenguruko w'aho iriya nzu yubatse. Hamwe rero twabibonaga tubyita 3D, aha ngaha twari turi kubireba tubyita 2D. 3D biravuga ngo muri dimansiyo ebyiri, mu buryo ushobora kubibona mu makona abiri. 3D biravuga ngo uba ushobora kubibona mu makona atatu. Ubwo rero iyo ubibona mu makona atatu biza ari nk'ifoto nyine, nk'uko inzu izaba yubatswe. Ni kuriya biza bisa, murabona ko ari iriya nyine etaje kuriya. Noneho aha uba wamaze gukora icyo bita rendaringi. Rendaringi ni nko kubihanagura, kwa kundi twafataga kirishe y'ifoto tukajya kuyihanaguza. Noneho rero kompiyuta zisigaye zibyikorera, noneho tubitanga bimeze gutya, ari inyubako irangiye. Rero
aha ni muri make ku bijyanye ni architecture. Noneho nshaka kubereka ku bijyanye n'iby'ubu bya bindi twize ubushize, iyo hari bya bindi twize ubushize, ufungura hariya mfunguye murahabonye, ukabona iyi taburo imeze gutya, nzabigisha nabyo uko bikora, hari umunsi nzaza mbigishe uko ikora, murayibona rya zina nabigishije, rya zina naberetse mu cyongereza twita ngo amazi ashyushye, akonje ndetse na za climatiseri n'umwuka mwiza, niho urabona ko n'aha ngaha bikorerwa muri make. Aha rero naho ubishushanyiriza hano, ukabishyira muri ya 3D, noneho warangiza ukagira gute, ukabirendaringa kwa kundi bikaza nk'uko bimeze. Ahandi nshaka kubereka ni ku bindi bijyanye iby'amashanyarazi, uza hariya ugafungura hariya, noneho ukabikora nabyo muri buriya buryo, ukabishushanyiriza hano. Urabona ko hano handitse ngo amashanyarazi, amatara, aha ngaha niho ukorera amatara, aha ni muri parafo, hari amatara aba ateye muri parafo, ubikorera hariya, ufungura hariya amatara, noneho aha hari pawa, niho aha ngaha nyine niho ushyira za purize, ushyira za amadistributeri n'ibindi, noneho ukabikorera byose hano. Iyi rero iyi porogaramu nzabigisha n'uburyo tuyensitara, muzabikurikirana kuko nta kuntu ushobora gutangira kwiga utayifite. Nzabigisha uburyo bayesitara, noneho tuyesitare, nitumara kuyesitara noneho dutangire kwiga. Aha ngaha ndi kugira ngo mbahe ibyo tugomba kuziga uko bizaba byifashe. Noneho aha ngaha ni hahandi dukorera noneho bya bindi amatiyo, ibintu bijyanye n'amatiyo tubyita gutya mu cyongereza. Ubu rero hari amatiyo anyura muri parafo, hari amatiyo anyura muri parafo, hari n'anyura hasi ku nkuta cyangwa munsi mu itaka, ayanyura mu itaka uyakorera aha, anyura muri parafo ubikorera hano. Ibi ni byo muri make nabereka kuri iyi porogaramu. Ndakwinginze ntuzacikwe umunsi nzashyiraho iyindi nyigisho y'ukuntu iyi porogaramu tuyesitara, noneho kugira ngo dukomezanye muri gahunda. Sawa mugire